barabizi Rayon Sport propaganda bakoze na APR nago twatijya kubivuga bashize hamwe kugira ngo badusenye ngo tuveho bakoze inama kuri Muhazi yo gusenya Kiyovu none se ko Rayon Sport itavuga ko twayihaye igikombe cy'ubusa Atawushaka gushimangira bateka gatatu no gushimangira murushika kwa korona no gushimangira ibyo mwamusaba byose ngo mubona 3 yabibaha kuko nk'iri joro twaraye ku rumuri ejo bundi twaraye Kigali tujya gukina na AS Kigali ahantu hisaha imwe nibwo bwa mbere nari mbibonye mu gihe noje igisubizo byanze bikunze kigomba kuza kigana ku ikipe y'igihugu kandi ndizera ko muzabibona natanye mbabwira ko ari cyo gikombe cya mbere dutanze kugira ngo biratangiye zwe ekipe batubwira amafaranga yana ntifuza kuvugira ahangaha yabafasha ku buryo yaba ikipe yahanganira igikombe ko hasanzwe amafaranga kuyabona bitagoye ayo tuzayabona. Reka tubifuriza umugoroba mwiza ndetse n'intangiriro z'icyumweru bakunzi ba IFM turi ku munsi wa mbere tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2022 n'amakuru y'imikino nk'ibisanzwe ku munsi wa mbere kwa gatatu ndetse no kwa gatanu ikiganiro cyitwa Man of the Match ngene twa Jonathan Hazard ubasuhuza umunsi wa mbere nta byinshi ahubwo turebera hamwe ibyaranze weekend ni weekend yaranzwe na shampiyona y'igihugu umupira w'amaguru mu bagabo IFM yari hababereye kuri match ya Kiyovu Sport n'ikipe ya Rayon Sport ndetse na match ya Police FC n'ikipe ya Gicumbi FC turaza kwinjiramo turebe uko byari byifashe ndetse n'uburyo n'imikino yose yagenze muri rusange tuze no kukubitira kuri bashiki babo shampiyona y'abari n'abategarugori nayo yabonaga nyira ikipe ya Kigali yayitwaye itsinzwe n'ikipe y'Inyemera yo mu karere ka Gicumbi ibitego biri kuri kimwe ariko ikinyuranyo cy'amanota kiza kuba giha AS Kigali igikombe turaza kuba tubigarukaho twumve icyo meya wa karere ka Gicumbi atangaza twumve presidente wa AS Kigali icyo atangaza ndetse twumve na president wa Ferwafa icyo atangaza bose turaba tufite 5-5 turaza kwerekeza no kubijyanye na Man of the Match wacu kuri uyu munsi wa mbere n'umwihariko wacu ko dufite Man of the Match waranze weekend yaranzwe n'insinzi y'abayovu ariko nyamara baraza kuducukumburira akagambane ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport bikorera ikipe ya Kiyovu Sport kugira ngo itsindwe ayo makuru ntago mwari muyazi nta nubwo mwari muzi ko ikipe ya Kiyovu Sport yabashije kuba irekera ikipe ya Rayon Sport igikombe yijije ubu riganya dofitiye full interview uwo bita umuvandimwe wita Abdul yatuganirije maze atubwira byimbitse kuri iyi mvano y'irihangana rya Kiyovu Sport na Rayon Sport saho gusa turi buze kuba tujya ubwo turaza no kurebera hamwe ibyaranze iyi weekend muri za championnat ni classico nta kindi cyavugwaga ikipe ya Real Madrid yongera guhabwa umuyoboro wa 4G byaherukaga ryari byose turaza kuba tubigarukaho nawe bwende kwa Jonathan Hazard kanshyire makitso ndaje duhita dutangira nidonito. Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba IFM tunabasuhuza cyane ko kino cyumweru gitambutse tutigeze tubana mu kiganiro Man of the Match cyane bijyanye n'ikibazo cy'uburwayi muri kubyumva neza ko umuntu nibwo ari kugaruka muri mood akagripe kari kakubiseho ariko turashima Imana ko ubu ngubu tumeze neza gake muraza no kwihanganira iryo jwi ritari gusohoka neza kubera ikibazo cy'ikirere cyane kuri ngeyo ikirere kibaye kibi bibaye bibi cyane ariko twavuze ati ntago twagenda gutyo ahubwo tugomba gukora mukabona ibyiza mukwiye kugiye cyanyacyo kandi mukabibonera igihe yes reka tubabwire ko iki kiganiro dufite umuterankunga mushya ugiye kujya abana natwe muri iki kiganiro yitwa Pakamu ni societe supply cyangwa se itanga umuyoboro w'amazi yunganira wasake gutanga amazi mu cyaro baravuga ati rero amazi n'ubuzima
tugomba kugira ute kuyabungabunga. Reka tubashimire cyane ko batwizeye bakadutuma ngo natwe tubatumikire. Ubwo tuzajya tubana muri iki kiganiro tuzamenya byinshi byabo bigize iyi sosiyete, ariko ni sosiyete ifite ibyicaro byinshi mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gicumbi, hirya no hino mu Rwanda, ikaba ihagarariwe n'umugabo bita Shumbusho Asmani Sheikh. Tumusuhuze cyane tumubwira ati tuguhaye ikaze muri man of the match, n'abandi mwese ni karibu mu kiganiro cyacu. Ubwo rero turahera kuri shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Mbere yuko twinjira kuri match ya Rayon Sport na Kiyovu Sport ndetse na Polisi na Gicumbi, reka tubanze turebe uko byagenze. Etoile de l'Est ihanganyaga na Mukuru ubusa ku busa, ikipe ya Bugesera itsinda ikipe ya Marine ibitego 3-1, Espoir itsinda Gasogi igitego 1-0, APR FC itsinda Rutsiro igitego 1-0, Etincelle itsindwa na Gorira ibitego 2-1, Gicumbi FC inganya na Polisi 1-1, Musanze inganya na AS Kigali igitego 1-1, mu gihe Rayon Sport yatsinzwe na Kiyovu Sport ibitego 2-0. Nuko shampiyona yarangiye ku munsi wa 22 plutôt umunsi wa 22 kuko hasigaye journée zigera ku 8. Ubwo bivuze ikirere, bivuze ko Kiyovu Sport irayoboye n'amanota 50, ikurikiye na AP n'amanota 48, Mukura Victor Sport na 38, AS Kigali na 36, Rayon Sport ku mwanya wa 5 35, Polisi 32, Musanze ku mwanya wa 7 32, Espoir ku mwanya wa 8 27. Hanyuma ikipe ya Etoile de l'Est na Gicumbi nizo ziri mu karongo k'umutuku. Etoile ifite 20, Gicumbi ifite 16, iri ku mwanya wa nyuma. Hanyuma ubwo ugiye kureba kuhera ku ikipe ya karindwi ya 8, reka duheraho ikipe ya Espoir ifite 27, kuza kugera kuri Gicumbi ifite 16, harimo ikinyuranyo cy'amanota 11 ku manota 28 asigaye gukorerwa. Ubwo ni ukureba uburyo aya makipe yose yatangira gushaka uburyo akipinga umwanya wayo. Twari tuhabaye muhita mubibona, twe tuhabaye kuri match ya Kiyovu Sport n'ikipe ya Rayon Sport. Ni match y'amateka, ni match isobanuye byinshi, turaza no kugarukaho cyane. Ni match bari bashyuhije, ni match mwabonye ko twabanje kujya gusura abafana ba Rayon Sport n'aba Kiyovu. Aba Rayon Sport by'umwihariko twabasuye aho bisigira amarangi mu gitondo cya kare, baduha urwo rugendo. Ugutarabonye iyo video, niyo video ibanza yaho ngaho itari iy'umupira. Ubwo nawe wayikurikirana ukareba uburyo abafana bisiga amarange, uburyo abafana ese amarange ategurwa gute, akorwa gute. Twe dufite umutekinisiye uri kudusobanurira no kubasiga, ese bivaho gute, ese bimaraho igihe kingana iki, n'utundi tubazo twose twibazaga kubijyanye n'aba bahuriga tubona bitera amarange. Uwita Sarupongo na Gacuma turabashimiye cyane kubw'umwanya baduhaye bakadutegurira ikiganiro kiryoshye cyane, natwe tukakibagezaho kuri IFM. Rwose ni ikiganiro cyari kimeze neza. Turakora urwo rugendo rwose, tuza kuza mu Biryogo, naho dukorana ikiganiro n'abasaza abapapa bakunda umupira cyane, n'abatubwira uko byari bimeze, ariko bavuga ati Kiyovu Sport iratsinda. Twinjira mu mukino rero, naho wabonaga ko amafaranga arishijwe. Rayon Sport yabonye icyo bita agafaranga, byari 3, wishyure ku kibuga yishyuye 5, bose amafaranga barayabonye. Hanyuma umukino uratangira, kipe ya Kiyovu Sport ntago yatindijemo kuko igice cya mbere kijya kurangira wo bita Abedi Bigirimana yaje gutera kufra ica inshundura. Ngiye nabibwiye abantu ngiye kufra aca inshundura ngo karagashote gato ngo za refire zishaje, ariko bari amashyengo n'ubundi kuko wabonaga ko file za stade regional zafunze neza, abona ko ni stade ishaje. Iyo urebye ahantu press cyangwa se itangazamakuru baba bari kurebera, ibirahure byaje uruhumbu birasa umweru, niwamenya ntubureba mu kibuga neza. Ni stade ubona ko ikeneye kuvugururwa kabisa. Hanyuma Abedi biza kurangira igitego 1-0 igice cya mbere. Hanyuma mu gice cya kabiri barakina, Rayon Sport irata uburyo bwinshi. Super Sub Muhozi Fred aza kubatera igitego ku minota
na gatatu match irangira gutyo Kiyovu Sport igumiye ku mwanya wa mbere. Hanyuma nyuma gatoya abaryogo kabisa twagezeyo kujya turena ya ka free zone yaho turebe uburyo biba bimeze. Umurindi wari uwo nguwo kamurare karako ngako ngira ngo reka turebe agaherahita gatoya ku buryo mu biryogo hari hameze. Hanyuma tuhite tuva kuri uwo mukino twerekeza ku mukino wa Gicumbi FC n'ikipe ya Police. gushimangira bateye gatatu no gushimangira n'urushika rwa corona no gushimangira abashimangira barwaye corona. Yes, nibyo nuko byari bimeze mu biryogo. Congratulations ku Bayovu turaza kugarukaho mu kanya. Hanyuma ikipe ya Gicumbi yari ikipe ya Polisi ni Gicumbi yari maze kunganya ikipe ya Gorilla mu gikombe cy'amahoro. Ni Gicumbi yari maze gutsindwa na Kigali muri championnat. Gicumbi yari yakaniye kamarade yavuze ati mu rugo nta muntu uri buhave. Ni Polisi yaje iri kuri tangente cyane cyane ku mutoza wabo Nutal Frank, ariko ntago byaje kubahira, baje kunganya igitego kimwe kuri kimwe. Ni igitego cyagiyemo ku minota 12 gitsinzwe na Dani Usengimana ku mutwe mwiza cyane rwose abantu muri kubikurikira. Hanyuma kiza kwishyurwa na Daniel Sengiyumva aka Yoko umwe wa Madrid kuri penalty yari ikozwe na Zidane. Hanyuma aza kwiterekamo neza cyane. Byose byabaye mu gice cya mbere, umukino uza kurangira utyo. Ikipe ya Gicumbi yegukana inota rimwe, Polisi yegukana inota rimwe. Frank Notari nagiye kugera i Kigali mvuye Gicumbi yamaze kuhabwa ibaruwa imwerekeza hanze ya Polisi FC. Amakuru mfite Notari yamaze kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza, nubwo Polisi FC itarabyo officializa cyangwa se ngushyire kuri Twitter n'ahandi hose itangariza amakuru yayo, ariko Notari yamaze kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza. Bagenzi be cyangwa se inshuti ze za hafi yaganirije yazubwiye ko azagaruka nyuma y'icyumweru kimwe, ariko Polisi yo yamaze kuba imuhambiriza. Ubwo Polisi yari ikeneye ari amanota ariko ntago byakunze. Ubwo ikindi twavuga ni Banamuwana Kamarade, nawe twaramwegereye nyuma y'umukino, hari byinshi yagarutseho kuri uyu mukino, reka nawe tumwumve. Oya ntago ari byo tubonye, twashakaga amanota 3 matches zacu twumvaga ko amanota 3 tugomba kuyabona, ariko Polisi ni equipe nziza, ni equipe ikomeye. Kubona rimwe ntago bidushimishije, ariko turashima Imana n'iryo rimwe duhaye kuko yatubanje igitego tukaza kukigombora. Babikoze cyane kuko
nabonye ko nsinzwe igitego, mbona ko niba mfite abasisi mu kibuga bagera muri 3-2 ngomba gukuramo 2 ngasigamo umwe kugira ngo nibura nanjye natake kugira ngo nshaka igitego ko watsinzwe ubu ntacyo uri kuramira ubushaka nayo kwataka kugira ngo ushaka igitego. Rero nabibabwiye kandi ibyo nabagize nibyo byabyaye umusaruro kuko n'uwinjiye niwe wakoresheje penalty. Kurse noneho y'ama ekipe ari inyuma kutamanuka isa nk'itangiye no kwegerana, Gorilla atsinze, Tensera atsinzwe, Rutsiro atsinze, Gorilla atakaje. Coach urabivugaho iki none tubwiye no ku mikino 4 ufite ahangahe wawe, ubona uzayibyaza umusaruro mu noteri ukayabona? Ya nibyo umuntu aba yifuza, ariko umupira ugira ibyawo tudashaka gukora cyane. Nubwo tuvuze ko Marine tuzajya gukina iwabo juru ikurikiye ari ukuvuga ngo tugiye kurekura amanota, tugiye natwe gushaka ya manota. Musanzi wabo nayo tuzagenda dukore dushaka ya manota. Rero match zaha nizo tubara ngo izo match enye tubonye 12 kuri 12 twagira amanota 28. Mu gihe waba wabonye kuri Marine cyangwa kuri Musanze naho byagira ibindi bitanga. No kuri Rayon Sport meme nayo ni equipe waza ugakina ukaba wanayibonaho na 3. Icyingenzi nuko dushaka gukora cyane tukareba match kuri match. Ubu irarangiye tugiye kureba match ya Marine ariko turabanza y'igikombe cy'amahoro, hanyuma turebe kandi nziko abasore cyaka bafite n'ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bwa equipe ukuntu badushyigikiye. Ndahamya ko tuzakora ibishoboka byose tukaguma mu cyambere. Asmani ni umuyobozi umeze gute muri rusange kuvugeze muri equipe? Ya ni umuyobozi ukunda umupira, ni umuyobozi ibyo mwamusaba byose ngo mubona 3 yabibaha. Kuko nk'iri joro twaraye ku rumuri, ejo bundi twaraye Kigali tujya gukina na AS Kigali, ahantu hisaha imwe nibwo bwa mbere nari mbibonye mu gihe noje cyuko abantu bajya kurara Kigali bari bukoresha isaha imwe. Rero nkavuga ko ari umuntu ushaka intsinzi wakora icyo ari cyo cyose ngo intsinzi iboneke. Natwe rero tuzamurwanira dukoresha ibishoboka byose kugira ngo ibyo atakaza cyangwa ibyo adufasha cyangwa uburyo atwitaho natwe ni tumuhesha agaciro. Ikibazo cy'amatsiko hari makuru avuga ko uri kwiga kugira ngo ubone indi licence, ayo makuru niyo niba atariyo urabiteganya? Ndabiteganya. Ntabwo uri kwiga? Ndabiteganya kuba nakwiga. Ntabwo ndabitangira, ndabiteganya kwiga nayo. Ubu tuvugana kamarade ari kwihe licence, arateganya gushaka iyihe ryari hehe? Mfite C, ndateganya B, aho naramenya byari vuba. Uvuze vuba yari mu gihe kingana iki? Bishobora kuba amezi 2, bishobora kuba 3, bishobora ko ejo bundi najya ahantu wenda kwiga, ariko bakakanya ntabwo ndi kwiga, ariko ndateganya ko byashoboka vuba ngaho. Mahirwe masa. Murakoze kandi perezida bifashijemo, ubwo nibigenda neza muzabyumva ko perezida yanyemereye kunyishyurira buri kimwe cyose kandi biri vuba ngaha kwera Imana bizashoboka. Ngayo nguko mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete kubera ibintu byinshi dufite uyu munsi, reka twitse gato cyase tumanuka gato muri bashiki babo. Ni championnat y'abagore nayo yageraga ku musozo. Ikipe ya AS Kigali yatsinzwe n'Inyemera, Inyemera zari ziri kuri stade yabo ya Gicumbi. Niyo mukino wa mbere ari kiniyeho kuva championnat yatangira, cyane cyane ko Inyemera zakinagaho bita ku cyuru, ntago zakiniye ku kibuga n'ubundi zari zisanzwe zikoreraho. Harimo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ariko nkuko tuza kubyumva meya hari icyo yabiganirutseho avuga ko rwose umwaka utaha ikipe igomba kugaruka ku kibuga cye ndetse igahabwa n'ubushobozi bamaze kwemera. Ubwo Inyemera zatsindaga AS Kigali ibitego 2-1, ariko AS Kigali kubera ikinyuranyo cy'amanota cyari kirimo ibasha kuba iri kuvuga ngo yo na n'ikipe ya Inyemera hari mu kinyuranyo cy'amanota 5. Urumva na amanota Inyemera zitabasha kuba zakuramo, championnat yarangiye. Ubwo AS Kigali ihabwa igikombe. Byinshi ku byo abayobozi batangaje, reka tubyumve muri kano kegeranyo gatoya. Turumva perezida Olivier, perezida wa Ferwafa, twumve meya Nzabonima Emmanuel, ndetse twumve na presidente wa AS Kigali. Byinshi bavuga, ndagaruka nyuma y'icyo cyegeranyo twabakoreye cy'uburyo bagiye kuba babisobanura. Perezida, hari icyo ukomojeho cya competition isa naho wenda yongeye kugaruka muri football femine. Byari hashize imyaka myinshi tubona ibitego byinshi muri football femine, 10, 8 bingahe, ariko urabona ko niba AS Kigali ishobora gutakaza umukino kandi yarabaye champion,
hari icyo bisobanuye ntekereza cyane cyane wenda ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Ferwafa. ngira ngo wenda ngarutse inyuma gake ntiturebe igikombe gusa, ntiturebe na resultat irangije aho ikipe y'Inyemera itsinze 2-1 ikipe ya AS Kigali. Ngira ngo urebye n'umukino wose uko wagenze guhera ku munota wa mbere kugeza kwa nyuma, naga ari ikipe zifite ubushake ku mpande zombi, ari mashe kuko naho ari ekiribwe. Ubwo birashimishije ubwabyo kubona ikipe ya mbere ikina n'iya kabiri ukabona umukino umeze uko nguko, ariko ahanini natwe nka federasiyo ndavuga ko muyibona ni amakipe yose. Iyo kompetisiyo izamuka ikipe iyo ari yose yitwaye neza biba ari byiza kuri federasiyo, ariko ikibazo nanone kije nabyo biraza nanone tukumva ko ari ikibazo kuri federasiyo turangana bijyanye n'aho dukorera. Sekretariya ya federasiyo nabo baritanga, ndabashimira abakozi cyane cyane komisiyo ya football femine bateguye ibintu bitangira abakozi bose ku munsi kuri federasiyo. Ndashimira abasifuzi, ariko ahanini ndashimira cyane abayobozi n'amakipe nk'uko mwabivuze, niyo federasiyo amakipe yose yitanze, buri muntu wese yagerageje gushyiramo imbaraga yitanga, kandi uko shampiyona irangiye uburyohe irangizanyije ndahamya neza ko ejo bundi dutangira bizaza biryoshye kurenga. Turanakubonye niki mutekereza ku kipe y'igihugu y'abari n'abategarugori, kuko uyu munsi yaje ejo ntayihari, ubona bikiri hasi? Urakoze cyane. Ibyo navuga n'ubundi biragenda bikagana ku ikipe y'igihugu y'abari n'abategarugori. Nidutunganya byose nkubwiye, tugatunganya kompetisiyo birimo biraza, abantu bakitabira imikino y'umupira w'amaguru ari benshi, nk'uko nabivuze inzego zose zigafatanya, igisubizo byanze bikunze kigomba kuza kigana ku ikipe y'igihugu, kandi ndizera ko muzabibona. Natangiye mbabwira ko aricyo gikombe cya mbere dutanze, kugira ngo biratangiye twizera ko bizagenda birushaho kuba positive ku nzego zose, ariko ku buryo bw'umwihariko igikombe cy'amahoro wari ukomojeho nacyo turagiteganya muri minsi mike. Turimo turategura uburyo kizabaho, ngira ngo abayobora izi kipe bazi ko hari indi kompetisiyo igiye kuza. Ntabwo mu by'ukuri uyu mwaka birangiriye aha muri football femine gusa, tuzamanuka hasi dutegure n'imikino y'abakiri bato nk'uko bizagenda no mu bahungu, ngira ngo murakurikirana mubona ko turimo tubishyira ku murongo. Ntabwo muri iki gihe umwana w'umukobwa azongera gusigara inyuma ku kintu icyo ari cyo cyose. Akoze perezida. Meya ikipe y'Inyemera, ikipe y'abari n'abategarugori umupira w'amaguru muri aka karere ka Gicumbi mu bubereye umuyobozi, yegukanye umwanya wa kabiri, ibonye intsinzi, iciye agahigo ko gutsinda ikipe yari itaratsindwa muri shampiyona. Muri rusange ni iyihe mesaje bitanze ku karere muyobora? Muratubwire gahunda zikurikiraho kuri iyi kipe. Murakoze cyane. Ndabanza nshimire AS Kigali itwaye igikombe, ariko binagaragara ko ntanga icyizere cy'uko Inyemera mubonye nazo ubwazo zibasha kwitsindira hano, kandi ubona ko ziyirusha atari ibitego ikipe biratubangera bigwiriye. Twumva rero iyo message biduha ari uko ino kipe tuyishyigikiye, tukayongera ubushobozi, tukayegera kurusha uko twayegeraga, bishobora gutanga icyizere ko igikombe cya shampiyona gitaha cyaguma hano. Numva rero ari nazo ngamba dufite. Ikipe twaraganiriye mu minsi yashize narayakiriye, dusa nkaho duteguriye imikino, tubashyira muri spirit yo gutwara ibikombe kurusha kumva ko bishimiye kuba bakabiri cyangwa bagatatu. Ubwo rero ingamba zihari na message biduha nuko tujya bike dukosora twumvikanye nabo, kubyo tujya mu ikipe noneho zihanganira ibikombe nuko tubyumva. Ikipe ntiyakiniraga ahangaha mu mukino wa mbere, ikiniye ahangaha yakiniraga ku Cyuru niba nibeshye. Muratekereza iki kuba mwabakura ku kibuga kibi kitabafavoriza gukina ibyo bashaka, nabo bakaba baza gukina aho basaza babo bakinisha? Murakoze, twatangiye kubiganira. Kuza ahangaha n'ubundi yenda ntabwo nzi amateka y'impamvu yakinira hariya, ariko mu gihe namaze kumvikana n'uhagarariye ikipe twumvikanye ko tugiye gukora ibishoboka byose ikipe igakinira hano. Numva ari iyo myanzuro twafata cyangwa se ari izo ngamba, ari nacyo cyerekezo tugiyemo. Ikiniye ahangaha urabona ko abafana baboneka ari benshi par rapport aho ikinira. Numva rero ari cyo tugiye gukoraho dufatanije, inzitizi tuzikuremo kugira ngo ikipe ikinire hano, ahashobora kuboneka ikibuga kizima n'ibindi byabafasha byoroshye, kandi natwe tukayikurikirana mu buryo bworoshye.
hanyuma ni umwaka w'imikino urangiye ariko umuyobozi wa Ferwafa yatubwiye ko hari andi marushanwa ari inyuma ugereranyije ingengo y'imari wasanganye ino kipe y'inyemera ndetse niyo muri guteganya umwaka utaha niki mugiye kongeraho ese iyo ngengo y'imari yabe ingana gute? Murakoze. Ingengo y'imari yo n'ubundi abari projection abari kugereranya amafaranga tuzakenera ariko igihe cyo nemera n'ubuvugizi nzatanga ku ikipe nk'ingi ikomeye gutya namaje kumvikana n'ubuyobozi bwa ekipe batubwira amafaranga yana ntifuza kuvugira ahangaha yabafasha ku buryo ikipe yahanganira igikombe ko hasanzwe amafaranga kuyabona bitagoye tuzayabona. Ikindi rero ari ukomoje wenda kijyanye n'ibindi bikombe bari bafite icyizere gike cyo kuzitabira igikombe cya Peace Cup cy'amahoro yanababwiye ko ubushobozi nabwo numvishe bushoboka ngiye gukorera ubuvugizi bukaboneka ikipe y'inyemera izabonekamo kandi naboneke mu ikipe zishobora kuri no kugitwara tugendeye ku mbaraga mubonye bafite ahangaha n'izindi dushobora kongeramo biramutse bishoboka. Ikipe zitabira igikombe cy'amahoro kandi tugende tukitabire tugishaka atari kujya kukitabira gusa. Ndabashimiye. Murakoze nawe. Murakoze kuko iki ni igikombe cyacu cya 11 tumaze gutwara tukaba twishimye cyane kuba tukibonye kandi n'ubundi ni intego yacu intsinzi ni intego yacu igihe cyose turakishimiye cyane iki gikombe. Mu minsi ishize imbogamizi zikirimo ni cyane nuko ntabwo baritinyuka abana b'abakobwa nubwo byagaragaye ko noneho bishoboka. Hambere ahangaha twajyaga dutsinda ibitego 18 10 bingahe ariko ubu ntibigishoboka ku buryo bose barahagurutse bashyizemo imbaraga bazi icyo bashaka kandi barabishoboye. Rero imbaraga zaraje biragaragara kandi n'abantu batangiye kubyitabira no kubyumva. Inzego zose zirashyigikiye umwana w'umukobwa mu mupira. Presidente turaza kubona noneho AS Kigali yitabira amarushanwa mpuzamahanga ubwo ndavuga yaba CAF Champions League yaba za Sekafa ubwo mwiteguye n'ubundi kuyishyigikira ikajya muri ayo marushanwa? Turayishyigikiye cyane tugiye kwitegura birushijeho tugiye kureba ahari intege nkeya twongeremo imbaraga tugiye gukora dushyizeho imbaraga kugira ngo no mu marushanwa mpuzamahanga nayo tuzayitabire kandi tuzakomeza intsinzi. Hanyuma ku muterankunga mukuru rero mu mujyi wa Kigali hari igihe bigeze kujyamo twumva ko ubushobozi bashyirwamo usa nawe muragabanuka mukurikije ibyo mwaganiriye naho ikipe irimo iragana hari icyizere cy'uko ubwo bushobozi bagiye kubuzamara ku buryo ikipe none nta bibazo izongera guhura nabyo by'amikoro? Murakoze. Muterankunga wacu ibyo bihe byabayeho nk'ahandi hose mu bihe bitabaye byiza bya covid inkunga iragabanuka ariko ntiyanashize burundu kuko bakomeje kuba turi kumwe nabo kandi noneho icyizere baduhaye nuko tuganira nabo nuko noneho ahubwo bagiye gukuba kabiri ibyo baduhaga kugira ngo dushobore gushyiramo imbaraga zihagije no gutraininga abana no kugira ngo abana bakomeze biga. Abakobwa bariga n'abanyeshuri rero bariteguye kubishyurira amashuri gukomeza tugakina umupira nk'uko bisanzwe. Gayo nguko reka tuvuge ati kude chapeau ku bari n'abategarugori cyane ko amakuru namenye nuko nta kipe umwaka utazongera kwemererwa gukina shampiyona y'ikiciro cya mbere idafite ikipe ya bagore. No kuvuga ngo amakipe nka za Rayon Sport amakipe nka za APR agomba gutangira kugarura abadamu bayo bakaza bagahagararira amakipe yabo mu bagore. Hanyuma nikijyanye n'ubushobozi mwumvishe ko meya inyemera rwose meya arabagarutseho cyangwa se abitayeho aravuze ati ubushobozi mwadusabye turabwemera twabonye ko twakora ubushobozi bigakunda kandi ikibuga nakoze ubuvugizi cyangwa se navuganye n'ababishinzwe bagomba guhita bagaruka kuri stade nkuru n'abafana nabo bakajya babakurikira. Ni ibintu byiza cyane mu karere ka Gicumbi. Hanyuma benshi mufite amatsiko yo kumva aka kagambane kabareyo na APR. Ndakubita amakitso gatoya ngarukane na man of the match wacu w'uyu munsi. Nitwa Jonathan Hazard, televiziyo ni IFM, kiganiro ni man of the match. Well, nyuma yako karango keza cyane reka tugaruke na man of the match wacu uyu yitwa Abdul Katamala
akaba ari umwe mu bahuriga b'abayovu kabisa baduhaye amateka aryoshye cyane, atubwira akagambane kakozwe na APR FC na Rayon Sport kugira ngo basenye ikipe ya Kiyovu, atubwira uburyo Kiyovu Sport muri za 80 leta yanze ko bagura abakinnyi kugira ngo idakomera, ibintu byinshi Kiyovu yagiye Rwanda nayo aba bayovu barabifite 5-5. Reka tumwumve nka man of the match wacu, n'ikipe ya Kiyovu yabaye man of the match wacu, iri ku mwanya wa mbere, yatsinze ikipe ikomeye, niyo twahisemo nka man of the match wacu. Reka twumva Abdul byinshi atubwira kuri amateka ya Kiyovu n'aka kagambane. Ndaza mu kanya nsoreza kuri Classico. Yeye nitwa Abdul Katamara, bakunda kwita Abdul Bast. Mu by'ukuri umukino wa Rayon Sport na Kiyovu ni umukino ukomeye cyane bitewe n'iki. Burya Rayon ifite agahinda kenshi kuko nitoge twayimuye Nyanza tuyizana i Kigali. N'ikindi kinakomeza match nuko urugero mu babyeyi bacu batubyara bamwe haba harimo abantu bavuka za Nyanza za Gitarama. Urumva turi mu bamwe batumye abareyo baza buhoro batugeramo. Urumva batugeramo kubera ba mama byo bita bamujyomba, twenda kwita bamujyomba. Urumva rero Rayon Sport mu minsi ishize yabaga ifite ikiturusha, yabaga ifite ubuyobozi bufite amafaranga, ifite abakinyi beza, APR gatwara beza, arasigaye Rayon Sport igatwara, abandi natwe tukabatwara, ariko ntibyatubuzaga ko match yabagikomeye. Urumva badutsindaga bibizi byuya kandi twege ntacyo turicyo. Imana iravuga ngo ifashe uyifashije, none toge ni production shaka kuvuga, none tuvuge mu kibuga. Ubu wavuga ikipe zose zo mu Rwanda uziteranyije, fata APR uzifate zose bagende bazana buri mukinyi umwe upange na 11 ba Kiyovu, urasanga ba Kiyovu ari bo beza. Urumva dufite abakinyi beza, dufite ubuyobozi bwiza, dufite n'umutoza w'umuhanga, dufite n'ubushake. Urumva uyu mupira rero kukomeza hari ibintu bya diplomasi birimo byo kugira ngo ikipe imwe ibone amafaranga. Biriya Rayon Sport irimo kuvuga mu maradiyo n'iki ni uburyo bwo kuresha abafana bayo ngo baze ibone amafaranga. Urumva nicyo kintu bashaka, ariko twege turashaka amanota. Match ya Rayon Sport ni kimwe nk'iya Etincelle turangije, nayo yari match ikomeye cyane. Match ya Musanze yari match ikomeye cyane. Match zose budukina ziba zikomeye bitewe n'intego twege dufite, bitewe nabo twirukankana nabo muri course. Urumva nase Rayon Sport ivuge mukurayo iceceke, AS Kigali iceceke, Polisi iceceke, izo zose ni amakipe ari muri course arwanira igikombe. Urumva umufana wa APR aho ari arifuza ngiyo byaba byiza Rayon Sport gatutsindira Kiyovu. Urumva icyo twege dusaba nuko umupira ni fair play, umupira uhuza abantu ntibakakubye ngo Kiyovu n'abantu abareyo bose bareyo turabana ko tubana hano. Urumva tubana nabo, twabahaye buri kintu cyose turasangira, ariko muri football buri muntu wese abaharanira inyungu ze no gutsinda. Umupira byose birashoboka, uritegura wakoze ibintu byose wagera mu kibuga n'ibintu birahindutse. None se ko izo za Marine ko yatsinze Rayon Sport igatsinda na Kiyovu, ariko ni yakangahe? Urumva wenda dusoza uri kubona imikino isigaye ni imikino 9, musa nkaho mugiye kugira fixtures zikomeye ziri imbere. Muri kubona igikombe bishoboka? Izo fixtures ntago ziteye ubwoba kuko fixtures zatubereye mbi n'izintangiro twagize muri champion. Kuba ya makipe yadutesheje amanota muri ale, twarakoresheje uko dushoboye turayagarura. Ntabwo wadufite kuko iyo Rayon Sport muri ale ntiyadutsinze, APR ntiyadutsinze, Mukura ntiyadutsinze. Ayo nayo makipe twirukankana nawe muri course. Waba ufite ubwoba bw'iki? Nibango retour n'ugukubita. Retour n'ugukubita. Usibye ibyo wafana, umufana ufite ubwoba n'uwa Kiyovu cyangwa n'uwa Rayon Sport. Urumva twege twaragukubise ubushize, none se umuntu wagukubise haraho yagiye aracyahari. Wowe uje niwo ngomba kuzana ingufu nyinshi kugira ngo wa muntu wagukubitse nawe urebe ukuntu wamukubita. Aba rero barashingira ngo akenshi bakunda gutesha ibyiza byose Kiyovu Sport. Barakubeshya na kimwe, barakubeshya na kimwe. Ngewe ndi umwana natangiye kureba umupira, ndi umwana ntarajya no mu ishuri ry'umwaka wa mbere. Ndibuka muri 81 Kiyovu izana Tindo na Muvara,
nibanga nge nshaka kukwibira inama ya guverinoma y'icyo gihe yarateranye yemeza ko Kiyovu itagomba kugura abo bakinyi ko yari amafaranga menshi yari miliyoni 6 z'amarundi twagombaga kugura abo bakinyi. Icyo gihe inama ya Kiyovu yabereye muri Saint Andre ira college Saint Andre abayobozi ba Kiyovu bafata icyemezo ko twege turabagura amafaranga na yacu kandi twizeye ko bakinyi bazagirira akamaro buri kipe yose tuzahura. Nuba ko tuzana muvura na Tindo rero twara dusinze ara kumumena ibitego 2-1 murahire ku izina ry'Imana ko kuva uwo munsi dutsindwa ibyo bitego 2-1 nta kipe nimwe yogeze dutsinda. Twarangije dutsinda buri kipe yose 3 iyo championa turangiza ikipe yadutsinze gusa ni Rayon Sport match yale gusa. None championa ari kurikiyeho twatwaye amanota yose nta kipe nimwe yadutsinze kugeza muri 93 turi ikipe ikomeye cyane. Ni ibibazo twagize by'abanyarwanda bira bibazo byose byatugwirire bya genocide yakorewe abatutsi nato byatugizeho ingaruka. Twapfushije abakinyi benshi dupfusha abakunzi benshi bari bafite ubushobozi abantu bamwe baratakara bajya hirya no hino. Nibyo bibazo twagize ariko Kiyovu yari ikomeye kandi n'ubirakomeye. Na nyuma ya genocide barabizi ko Kiyovu yari ikomeye. Barabizi Rayon Sport propaganda bakoze na APR nago twatijya kubivuga byo gushaka gusenya Kiyovu. Urumva bashize hamwe kugira ngo badusenye ngo tuveho. APR bivuga ko ari inshuti za oya barakubeshya urumva ibyo bavuga ngo ntituratwara igikombe nta gikombe twatwaye APR ku mahoro twitsinze ibitego 2-1 harimo Ndagano Gilles Bandagano bayitsinze na Banjamari Mbuye nitwabatsinze ibitego 2-1 dutwara igikombe. Urumva icyabayeho ni bishize hamwe nge ni ibintu mubyiye harimo uri munyamategeko bita Zitoni urusha kuzamubaze nuraho muri nuraho wagiye hanze Celestin bakoze inama kuri Muhazi yo gusenya Kiyovu. Abareyo kuya kuntu batinyaga Kiyovu babonye APR bajya inama kugira ngo bazadusenye. Ibyo ni ibintu bihari kandi biri mu mateka birabitswe bizaturika bizajya hagaragara. Urumva twebwe rero twahanganye kuva kera. Kiyovu yabayo kuva kera tukira abana abadatu kutubona gutya bakinye muri Kiyovu yitwa Gileti yitwa Castar yitwa na Rwanda FC. Turabana b'Abayovu. Kiyovu niyo kipe ya mbere yazanye abanyamahanga cyangwa yaguze abantu mu buryo bwemewe n'amategeko. Kiyovu niyo kipe ya mbere mu Rwanda yagurishije abakinyi i Buraya bikurikije amategeko muri première division bamuvala Valence basani bande bakadubiri baidi bande. Kiyovu twarakomeye ariko ibyo bibaho krize zibaho ahantu hose. Nk'ubu Barca yagize krize zari ziri muri krize za Manchester ziri muri krize ariko zizongera zizamuke. Krize nawe itabaho hose ariko bitavuze ngo kipe ntabwo ikomeye. Twe dufite krize n'ubushobozi ibibazo niki urumva ariko turashimira Imana ko twongeye twishira hamwe. Ubuyobozi buradufasha umujyi wa Kigali wumva kuko ikipe y'umujyi wa Kigali ni Kiyovu. Mbese mutajya muvuga ngo izina Kiyovu ryakomotse he? Bavuga ko muri byumba barakubeshya. Kiyovu n'ahantu hataza amateka. Kiyovu yakinywemo n'abantu. None se papa wanjye n'uyibyumba none se uyu n'uyibyumba ntabwo mukomaga ibyumba ashwi ibyo nibyo kubeshya. Urumva Kiyovu yari ikipe ihuza abantu bose. Ni ikipe kugeza kuri uyu munsi ni ikipe ikundwa n'ingero zose yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga yaba umwana muto yaba umwera. Kiyovu niyo kipe ya mbere mu Rwanda yakinishaga muri championnat abazungu. Urumva twakinishaga abazungu muri championnat y'u Rwanda ariko ibyo babica ku ruhande nibabivuge. Urumva ngo nituratwara ibikombe ngo dutwaye ibikombe 3. Eske championnat mu Rwanda yabayeho muri 90? Yabayeho muri 90. Urumva ko batajya bavuga ibikombe twatwonge navutsemo na Kiyovu niyo ya mbere itwara ibikombe. Havuka Panther iraza nayo izana ibyo bintu by'igitugu by'iki duhangana nayo birashira. Haza n'abandi Kiyovu barayirwanyije cyane wa mugabo yahanganye n'ingoma zose irahagarara. Bayirwanyije kuva kera si ibya none. Urumva igikombe badutwaye ku mahoro. None se ko Rayon Sport itavuga ko twayihaye igikombe cy'ubusa. Icyo kintu ko batajya bakivuga muri radio ni mukivuge muri televiziyo ni mukivuge. Ifashijwemo na Celestin nuva ko haje kuba igikombe cy'amahoro
Kiyovu itanga ibimenyetso ivuga ngo Rayon Sport irakinisha abanyamahanga biyitirira amazina y'abanyarwanda b'Icyangugu kandi bapfuye. Urumva biragenda bigera mu Icyangugu mu buyobozi barareba kuko basanga ayo mazina y'abantu y'abanyacyangugu. Kiyovu ibyira federation. Twebwe igikombe kigiye gutangira cy'amahoro. Twaba turi kumwe na Rayon Sport muri groupe imwe ntago tuzakina nayo. Kandi niko byabaye badushyira muri groupe imwe. Match ya mbere twayikwikinira ibyombo. Nitwajyayo badutera force. Turakomeza turakina bigeraho tugera finali na Rayon Sport gira finali. Kiyovu irababyira bya bintu ni bya bindi. Twebwe aba bakinyi ba Rayon Sport na abanyamahanga ntidukina nabo. None se ko batajya bavuga ko twabaye igikombe cy'ubusa. Hari muri afi hagati ya 99 cyangwa 2000 jondi tubaye igikombe cy'amahoro cy'ubusa. Ubwo nacyo nacyo bavuga ngo ni icyabo. Kandi wigeze ubona he ikipe yakine fino igatwara igikombe itakine ko batazanye ikipe ya kabiri ko yari ihari iyo twari twakuyemo muri demi finale ko ariyo yari gufata wa mwanya wa Kiyovu igakina finale ariko ko ya mategeko yabo bwabujura bwabo bwikunde bwabo federation iraza ngo igikombe tugiye Rayon Sport ibyo bintu ntibibaho ubwo nacyo barakibarira amateka ni hatari urumva rero abantu twege tuzi byinshi twakubyira A Z ariko twege turitonda cyane ariko dukunda sport ni plaisir. Yes ngo tugiye byinshi bimeze neza cyane bw'abayovu abareyo aperi mwese muri kuriramo ibyanyu uhinyuza mu mateka nawe azaze abihinyurire kuri televiziyo ya AFM bavuga ati amateka niyo cyangwa siyo tubategereje cyane. Hanyuma ntago nagenda ntavuze kuri iyi nkuru y'umufatanyabikorwa mushya ikipe federasiyo y'umupira w'amaguru yabonye yitwa I&M Bank akaba ari we wemeye guha kuba umuterankunga mukuru w'igikombe cy'amahoro ubwo kigiye kujya cyitwa I&M Bank Peace Cup. Ubwo akaba yemeye gutanga miliyoni zigera kwijana kugira ngo iki gikombe kimwitirirwe ajya na brandinga kuri stade zose. Ubwo nuko bimeze ni nawanga inyongera mu yindi cyangwa se nawanga ijana mu rindi ayo nayaraza afasha kubijyanye ni myiteguro. Hanyuma kadusoreze kuri El Clasico. Aubameyang yaraye ababaje abagabo bi Santiago Bernabeu abakubita ibitego bibiri wenyine atanga assist kuri Ferran Torres ndetse no bita Alujo kuri passe ya Ousmane Dembele bine kubusa ikipe ya Barcelona isubira mu rugo na Xavi wayo ikubise ikipe ya Real Madrid ibitego bine kubusa. Nuko bimeze reka duse nk'abasoza amakuru yacu tubabwira ko ikiganiro man of the match n'ubundi nakagaruka ku munsi wa gatatu ariko muri iki gihe tubafitiye byinshi byiza ari abantu benshi bagiye batubwira ati icyo bita profile in ni imwe mu biography y'abantu bimeze bite ko mutakizana ariko coming soon kabisa coming soon muri iki gihe tugiye kugira ute kuba twabibabwira. Hanyuma ndabona muri FA Cup ikipe ya Chelsea yatomboye Crystal Palace muri kimwe cya kabiri hanyuma Manchester City tombora Liverpool muri kimwe cya kabiri. Ubwo ni match zizabera i Wembley. Hanyuma ikipe ya sibise ni ibingibi birimo biravugwa. Indi breaking news nuko bita Mauricio Pochettino yamaze kuba ahambirizwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kwirukanwa kabisa. Abipari nabo bikomeje kwanga menya abavandimwe kuvuga ati akagunguru menya byakomeje kwanga akagunguru rwose kubera petroli ya Ukraine na Burusiya n'ubukene bwanumye bakaba Pochettino rwose bamukubise cyangwa se bamuhambirije. Reka mbashimire cyane mwe mwahisemo kubana natwe kuri AFM. Nitwa Jonathan Hazard. Ikiganiro cy'imikino nakagaruka naho ku munsi wa gatatu. Ibindi biganiro bya FM birakomeza 5 kuri 5. Umugoroba mwiza kuri mwese.